hari inshuti ziba inshuti kubera ko ufite agafaranga zije kukarya mwamara kukamara ntizigaruke. Ni ibintu bitatu by'ingenzi umuntu agomba guhindura. Bidahindutse nta hantu urimo kuva, nta naho uri kujya. Umunsi ni inshuti igomba kuba inshuti ukeneye nawe ikagukenera, mukenerana. Apana gukenera wowe wenyine, wowe utayikenera, naho ijuru riba riri gukorana n'isi. Abatabizi neza niyo mpamvu uzasanga abakire bose bariya n'amasaha yabo bakurikira. Aha, nkuko muri kubona rero kuri screen zanyu dufite umutumirwa avuga ngo uyu munsi ni special, ntabwo asanzwe. Tugiye kumwakira rero mu kindi gice gisa nkaho ari icya kabiri. Agiye kutubwira tubwiye ko afite uburyo bwe atambutsamo amasomo. Ubwo turimo turasoza ari butubwire uko dushobora kumubona. Umuntu wifuza Dorothy yamubona gute? Umuntu wifuza izi nama ze yamubona gute? Ari butubwire turi gusoza mwigira ikibazo. Ahubwo tujye kumubaza mu masomo yatanze, ni irihe somo yatambukije akumva ririmo ikintu kinini cyane kizagira icyo gihindura kuri societe, mbese nawe ukumva riramuryohera riramushimishije. Hanyuma turaza kuganira no kuri indi somo yatambukije nabwo aze kuri tubwiraho. Akoreka abanza tubwire kuri icyo ngicyo. Ndumva hari mu isomo natambukije numvisha nishimiye no kuba naritanga. Ni ibintu bitatu by'ingenzi umuntu agomba guhindura. Bidahindutse nta hantu urimo kuva, nta naho uri kujya. Muri ibyo bintu bitatu by'ingenzi, ikintu cya mbere nabonye umuntu agomba guhindura ni inshuti. Inshuti burya niho ruzingiye. Inshuti itakwishe iragukiza. Ubwo rero bivuze ngo nagira ngo abantu bamenye gutoranya inshuti bagendana nazo. Hari inshuti zibishora abantu, umuntu aba ari inshuti akagushora mu biyobyabwenge, undi akayagushora mu businzi cyangwa mu burayi. Izo si inshuti. Ubwo nayo ndimo nshaka kugira ngo abantu bamenye ko inshuti nyanshuti ni ya nshuti iguha icyerekezo ikaguha n'umurongo, ikamenya ahantu uvuye, ikagufasha n'ahantu uri, ndetse ikagukomezanya nawe mu cyerekezo cyaho ushaka kugera mu buzima. Umuntu wese wumva afite icyerekezo cy'ubuzima, ibyiza biri imbere, ko akeneye kuba atari we uko yari uyu munsi, agomba guhinduka n'inshuti zihinduka, kuko inshuti nyinshi zidusubiza inyuma. Hari inshuti ziba inshuti kubera ko ufite agafaranga zije kukarya, mwamara kukamara ntizigaruke. Izo rero akenshi uzasanga abantu benshi bagira n'ubucuti buba bushingiye kuko bari busangira ibintu, cyangwa nako ni nk'inshuti guprofita igukeneye. Uyu munsi ni inshuti igomba kuba inshuti ukeneye nawe ikagukenera, mukenerana. Apana gukenera wowe wenyine, wowe utayikenera. Inshuti uzaboneka mu bibazo ifite, wewe wagira ikibazo ntihahinguke, iguha ibintu byinshi ikaguha ABCD, ibintu byinshi yuko itari buboneke. Iyo rero ninagira ngo abantu bahamuke, bakanguke, bamenye abantu bagendana nabo, nimba ari umuntu ugufasha mu cyerekezo cyawe ufite. Ngira ngo leta igira icyerekezo. Twagize vision 2020, ubu noneho tugira vision 2050 cyangwa 2020 2050 cyangwa 2030. Buri muntu wese yakagize icyerekezo, kandi icyerekezo cyawe uzakigiramo ufite inshuti nzima mugendana. Icya kabiri ni igihe. Burya niba umuntu yaravuze ngo time is money, gihe n'amafaranga. Burya umuntu wese uzabona kuri ino si hari ibintu yagezeho, ni mwanya yakoresheje kugira ngo bigereho. Hari abantu benshi baryama cyane, akaryama kare akabyuka atinze. Noneho uwo muntu ntuzagire ngo uzagera ku bintu nk'ibyo wa muntu uryama saa sita akabyuka saa 9 cyangwa saa 10. Ni gihe rero icyo umuntu agomba gukontrola. Ibyo ukora muri icyo gihe ni ibiki? Ese igihe cyawe ukimara urimo kujya kureba ubujajwa n'ibihuha n'ibiki byose, cyangwa icyo gihe cyawe ukimara urimo gukora mu bintu by'umumaro? Igihe rero ni ngombwa ko abantu bamenya kugira gute kukijera, kuko nudashobora kujera igihe cyawe. Umuntu umwe yaravuze ngo nudakora ibintu bitandukanye n'ibyo ukora, uzakomeza ubona ibintu bimeze nk'ibyo usanzwe ubona. Sinzi icyo kintu cyumvikana.
niba ushaka kubona ibintu birenze ibyo wabonaga ugomba guhinduka nyine ugakora ibyo utasa gukora. Niba wiryamiraga ubyuke nyine, wenda n'ikindi gihe kizagira noneho turebe ni impamvu ki abantu bose bitwa ko ari abakire muri ino si hari amasaha babyukira bose, hari ibintu bakora. Uyu munsi umuntu ushaka gutera imbere agomba kubikora. Wenda umunsi muzongera mukansura icyo kigezo tuzakivugaho nimubyibuka. Hari ibintu ubwo ikintu kimwe abakire bose bakora ni ukubyuka hagati ya saa 9 na saa 10. Icyo ni kimwe mbavuhaye mu byo bakora. Umuntu wese ufite gahunda yo kugishaka kugira hagera, ayo masaha ni amasaha y'umugisha. Nanjye ni nk'ubuhamya mbaha, ayo masaha yaranyubatse kugeza na n'uyu munsi. Burya no mu ishuri hari icyigisho numva nzatambutsa ku banyeshuri imyaka yanjye yose yo kuva niga segondere kugeza no uyu munsi. Ayo masaha ndayubaha. Kwiga muri ariya masaha byaramfashaga nkatsinda. Nafataga igihe kinini ngasoma nkiga nkagira gute, nasenga narangiza gusenga nkiga n'ibisanzwe bikinjira. Ni amasaha rero y'umugisha, naho ijuru riba riri gukorana n'isi. Abatabizi neza niyo mpamvu uzasanga abakire bose ariya n'amasaha yabo babyukira. None ikindi cya nyuma hirya y'inshuti, hirya y'igihe, amafaranga ni ikintu abantu uyu munsi bagomba guha agaciro. Uri kubyumva? Nimba uri umusore ukaba udafite amafaranga ufite ibibazo, kuko uzashaka umugore uzagira urugo uzarukorera. Nuko wenda mwagize umugisha uyu munsi aho se tugeje n'abagore babafasha, ariko ubusanzwe umugabo niwe akaba afata iya mbere mu gushaka amafaranga. Ayo mafaranga yo kugira ngo uyabone nuko utangira kwiga gushara nayo ufite. Uyu munsi ni ufite 1000 ukagikoresha ibintu by'ingenzi. Ntugure ibintu byo kugira ngo wiyerekane cyangwa wereke isi. Uyu munsi abantu wereka ntago bakeneye ko, ntago bakwitayeho. Urabona 5,000 urabikoreye n'umuntu ugwaye impano ugahita uyafata ukayagura umwenda udakeneye. Umugabo uyu munsi cyangwa umugore cyane cyane nk'abadamu, amafaranga ye menshi babona ashirira mu myenda, agashirira muri makeup, agashirira mu misatsi n'amavuta yo kwisiga. Ayo mafaranga yakora ibyo bintu abasha gukora umushinga wundi kandi uzunguka kuko byari inyungu, uzabasha noneho gutuma ya mafaranga yo kugura ibyo abanahari. Ntabwo gukora ibyo ngibyo si ikibazo, ahubwo urimo kubikoresha amafaranga apfuye hehe. Ushaka kuba urimo kubikora amafaranga umugabo yazanye yagakoze umushinga runaka ukayamarira, ushobora kudepansa n'amafaranga ajya ku 500. Njya mbona amafilime umugore avuga ati nyisiga amavuta atumijwe Dubai, undi ati amavuta atumijwe muri Amerika. Uri kubyumva? Kandi umunsi umugabo azaba adafite ubwo bushobozi mbwira ikizakurikiraho. Bivuze rero ngo amafaranga ni ngombwa ko ashakwa, kandi mu kuyashaka nuko agomba kubyara ndi, ku buryo ahubwo ibyo ushaka gukora bizakorwa na yanyunguwe muri ya mafaranga. Ubwo wenda wambaza ati se amafaranga nayabona nde? Ntumbwire ngo nta mafaranga ufite cyangwa nta nayo wigeze. Hari umunsi wabugize amafaranga 500, inote ya 500 wayikoresheje iki? None n'ikindi, hari abandi bantu batanyurwa n'ibyo bafite, agahora ararika ibintu akaba yanaguza kuyanga gune bya bintu. Umuntu akaguza amafaranga kuyanga agira gute, agure umwenda, akaba yaguza amafaranga kuyagura urukweto, kandi ushaka kwambara inkweto ziciriritse cyangwa usanzwe ufite nagira ikibazo. Ahubwo kugira ngo muri secondaire twita ngo nukuyarya, kugira ngo uyarye abantu bose bakubone, mbese babone yuko nyine umustar wambara neza. Ariko ayo mafaranga uri gupfusha ubusa. Umuhanga mwe yaravuze ngo iyo usohora amafaranga cyangwa ugura ibintu udakeneye, igihe kizagera ugurisha ibyo ukeneye, kandi nibwo uzagira ibibazo. Uyu munsi niba urimo kugenda upfusha amafaranga ngaho uragura ibintu bihambaye bitajyanye n'ukumeze, urimo urarusha umugabo wawe. Uri kumva? Mu mafaranga yo kuba mwakubaka inzu yanyu bwite murimo munanakodesha ukayamarira mu musatsi, kandi n'ubundi uwo musatsi wawe ufite kanaturere gake ntabwo byatuma utaba mwiza. Ahubwo buri cyumweru kwafiri igomba kuba yahindutse. Na amafaranga ari gusohoka atarimo kwinjira. Wenda umugabo wawe arakorera amafaranga umushahara, none aya mafaranga asohoka atasubiraho byanze bikuze. Hari umunsi bizaba ngombwa ko mugurisha ibintu byose mukeneye kubera ibibazo runaka. Nimba ugujije banki
ukaguza banki wenda ugiye gukora umushinga project runaka ni ubucuruzi cyangwa ni investment ugiye gukora ni ugiye gushora ugiye kwiyemeza imirimo umushinga wari gukora ukawudeviya ndong ukawukoresha ibyo utakugiteganyije inkoko itari ukaburaguza uratetse amavuta meza hariya wagira ukaburaguze umwenda mushyashya ukaburaguze ibintu byose ukurugurugura hari igihe banki zaze gafata inzu yawe bakayiteza cyamunana kuko utishyuye amafaranga wakabaye wari kwihangana umushinga ugatera imbere ukajya uguha amafaranga gukora bya bintu ushaka ariko nimba utabikoze igihe kizagera banki iziteze inzu yawe wari ukeneye kuko waguze ibintu udakeneye izo nizo nama nagira ngo abantu ndiyo somo numvishe nkunze nanjye kandi ni byaranyubatse ubwo urumva kugira ngo nditegure nuko hari ahantu byankuye menya kujera amafaranga nta mafaranga make abaho ahubwo umutwe nimba ufite igihumbi se kiramariki nimba uri umuntu uhaha mu rugo abakozi bagomba kwigishwa kujera ibintu uyu munsi uragura umufuka w'amakara ngo mu minsi ngaho ngo urashize kuko umukozi arashyira amakara mu mbabura yarangiza amakara agashira nta n'ikintu yatetse urumva se sigasipiye amafaranga bivuze ranga abantu benshi ntabwo bahagacira amafaranga kubera ko ibintu byapfuye ubusa biba ari ibintu nyine bagira mbese bumva ko gaspiage ari amafaranga y'amafaranga ariko ntamenye ngo nimba hari imiceri yamenetse niba hari ibikimba byamenetse ibintu byagaze na amafaranga buri umenye ngo iriya migatugura buri munsi amayogati ushyira muri frigo n'ibintu byose bikabura mu kamena na amafaranga muri kumena ubwo rero nicyo nagira ngo abantu bakanguke bamenye batangiye kubarira amafaranga mu kintu cyose urumva rero ibyo bintu nibifatanya ari bitatu ukaba ufite inshuti nziza ziguha inama nzima ukaba igihe cyawe ukagikoresha neza n'amafaranga ni ukuri hari ahantu umuntu yagera ibyo ni ibyigisho rero bikomeye cyane hari isomo tugiye gusorezaho ibintu umuntu ashobora gukora mu buzima mbese yabigize akamenyero ntibimubere byiza sibyo isomo nagira ngo turicemo muri make abantu nabo abahanze bagiye baryumve ngo iryo somo naryo nditegura nuko nagiye mbona yuko abantu benshi hari ibintu bakora batabizi ko ari bangiza ubwo rero navuze ko hari ibintu 10 wakwimenyereza hari byinshi ariko ibyo ni ingenzi ku bantu bose muri rusange ikintu cya mbere ni ugutekereza cyane kuko abandi bakubona uragenda mu nzira wawe wambaye umwenda ati barambona bate gusa ndakeye ukireba nutangira kwireba gutya hari ibintu byinshi bizapfa kuko urashaka ko abantu mbese wowe ube hagati mu y'abantu abari w'abantu bahora batekereza bigatuma udafata icyemezo ngo wakora ikintu runaka kuko uri gutekereza abantu umuntu rero uhora uvuga ngo baravuga iki ni ushaka kugeraho ujya barambona gute ni wambara iki barambona gute ba wowe ukora ibintu nkawe nyine noneho ni inama ni nziza ko zizaza ariko singa ko hari utegiza amakiro ku nama abantu bazaguha uko ari n'igihe abana abantu baguha inama atari uko bagukunze ariko yango bakurohe babona ugiye kubazamukana bakaya baguha inama ziguca intege zigusubiza hasi bivuze rero yuko byanze ku cyo ni cyambere ntabwo ari ngombwa guhora umuntu atekereza ibyo abandi bari butekereza ikintu cya kabiri gukuma gukaza udakunze burya nako nakamenyero kabi uyu munsi abantu benshi barwara amatroma bakarwara ama stress bitewe n'akazi badakunze burya kenshi iyo turangije kwiga tugifite amavamuhira dushaka akazi ariko igihe cyose umuntu udukurikiye igihe cyose uzumva mu kazi bidatangiye kukuryohera katakuryoheye hahani mu gitondo usaba Imana ngo ngo niba butacyaka wabona bwije uvuye ku kazi Imana wamfashe ntibuke ubwo bivuze ko kazi ugeze igihe cyo kugasezera ugasezere nubwo ari kazi dufate nk'urugero uri umurezi biba bivuze ngo ikibazo ntarebwa ari nako kazi ni imiriye uri gukoreramo uri ushobora gukwivamo ukajya mu yindi ukonye ugatangira ukagira imbaraga nimba wumva bitakuryoheye bireke ushaka ibindi ukora burya reka burya dufite impano nyinshi zishoboka ubu ngubu nsotse mu kazi k'uburezi naje gufata andi maraso mashya nzasubire none mfite icyo kuvuga kuko numva mfite inzozi zo gusubira mu burezi ariko ndimo kwigisha muri university nizo nzozi kandi ngo umuntu yavuze ngo what you think you become ikintu utekereza cyose uraba sinzi uko bizamera ariko ubwo Imana izaca inzira ituma biba gukunguka ariko nzaba mfite none icyo kuvuga bivuze rero yuko nimba akazi hari ikintu kitari kugenda
tangira kandi cyangwa wimuka wakora kujya handi cyangwa utangiye kwiga ko wakwikorera ibibazo nyine urakubitwa. Undi munyabwenge yaravuze ngo ikofi n'igifu iyo bikubwira ikintu urakora. Iyo mu ikofi nta kintu kirimo no mu gifu ubwenge buraza. Niyo mpamvu rero utagira ubwoba ngo se ninze kahangaha ngo ningenda ndabigenza nte. Ndakubwiza ukuri ko gihe cyose mu gifu cyawe nta kintu kizakijyamo uzamenye icyo ukora ngo igifu kifate. Kandi ujya kukubona ukabona mu ikofi ya nta gafaranga na kamwe karimo ubwenge buzaza umenye ikintu cyatuma ubona ayo mafaranga. Icya gatatu gukomeza kurya nubwo udashonje. Abantu bakunda kuryagagura bikaba ari nabo bya bintu byo kugasipiya. Umuntu akaba yari yahaze yangiza agera hariya ku muhanda akabona ubunyobwa burahise atizana ukaburaguza ubunyobwa. Wajya hari ukavuga uti reka nkwe fanta. Wajya hari ukagira gute ngure bombo ngure irindazi ngure yogati yawurute. Ntushonje urimo urabwira igifu uratoza igifu umuco mubi yo gukunda kurya kandi igifu nigishaka gukomeza kirya cyo kiraguteza ibibazo kuko kiravubura acide yuko uri ibintu ugiye gusya ni bombo nta kintu kigiye gusya. Niyo uzabona abantu bapfutse ubwoya bw'igifu bakarwara ibisebe mu gifu kuko igifu gisya ubusa wera za acide ziza zigasya ubusa. Bivuze rero ko nakamenyero karibi ariko abantu benshi ntabwo babizi ko ari bibi. Abantu benshi barwaye ibifu bitewe n'imirire mibi yo kuryagaragagura. Niyo mpamvu icyo nacyo ni ikintu umuntu agomba kwitaho akagira gute akakivaho. Ikindi kintu gikurikiyeho ni kuba mu myenda idashira. Uyu munsi kugira ngo dutere imbere mu bintu byose dukora ni ngombwa umwenda ariko nanone iyo credo ugiye kwifata ugiye gukora iki. Hari umuntu mu bantu bazadukurikira badukurikira ashobora kuvuga ati reka ngure imodoka kwa kana kuko nabo bayiguze. Ibyo ni ikisubwo. Iyo modoka baguze naguze impamvu bayiguze bishobora kuba ari amafaranga wenda ari perdiem cyangwa se n'ikisi nagahimbaza musikise cyangwa se nishimwe bamuhaye kugira ngo ayigure ariko cyangwa n'impano cyangwa ni ikintu akora kiguzi iyo modoka ariko wowe ugafata credit kugira ngo ugure ya modoka. Mukuri urimo uriteza ibibazo mu rugo bazakenera ibintu byinshi. Ufite imyenda hari abantu benshi banarwa no kwishyura amacumbi babamo kubera ko bagenda bagura ibintu bidashinga bitafite umumaro. Yabona kana kakoze ikintu nawe akashaka kugikora nta mafaranga afite akajya kuguza. Abandi bantu bafite imicumbi bakavuga ati nguriza amafaranga ejo nzagwa. Arabizi neza ko ntazagwa. None ubwo ngubwo numara kumuha ya mafaranga ejo kuko ariko yakubwiye ujya kumbura afatana basikiwe handa baba baje kwishyuza kandi wayamusabye wihuta ariko we nashaka kukenera amafaranga yewe utangira ugira ibibazo. Bivuze rero ngo kugira imyenda ni si ikibazo ahubwo imyenda urayigura ngo urayifata ngo bitanga iki. Ni ikindi kintu abantu bamenyera. Umuntu wese wimenyereza gufata imyenda ntajya atera imbere. Iryo ni ryo somo yakuramo. Niba uri imbata y'umwenda menya ko nta hantu uri nta nahantu uri kujya naho uvuye ntaho uzi. Ariko niba ushaka kugira iterambere fata umwenda ubasha kunguka ubyaza umusaruro wa mwenda wafashe ahubwo ibyo bintu uri gukora ari byo byishyura wa mwenda utazafata mu mufuka wangu ugiye kwishyura umwenda. Aho rero ni ikintu kikabikiza. None gikurikiyeho kuba mu buzima nk'ubwa bimukira ubwo ni cya gatanu. Hari abantu bogeje akarenge kuri we mwabonye umuntu nk'itabi ahora afite umutima urehariho ashaka kunywa. Hari n'abantu rero bafite icyo kintu cyo gushaka kugenda akava mu rugo ajya mu rundi gutyo abasenga bakirwa basenga nta kandi kazi kugira ngo agende gusa nta kindi. Bivuze rero ngo nawe n'umuco mubi kuko hari ibintu byinshi utarimo gukora kandi ukeneye kuba wakora by'ingenzi wagabanyije urwo inzu ugenda ukora. Ikindi gikurikiyeho gukunda kwigeranya n'abandi si ibintu bisanzwe. Hari umuntu utanyurwa nuko ari agashaka guhora nimba ari umusore mugenzi wawe ugahora ureba ibyo afite ibyo akora ibiki washaka kumera nkawe ariko niyo wateka ibuye gake ntabwo uzamera nkawe. Umuntu wese numwe kwirisi nkaho ari wowe wenyine wabayeho. Niyo mpamvu rero ugomba gukora ibyawe ukenera abantu bagufasha ariko ntukenere gukora iby'abandi bakoze. Kora ibyawe bya wenyine niba bikunaniye ushaka inama kandi budashoboye kubona izo nama byihorere kuko ako kamenye nawe nta kintu bizakugezaho. Icya karindwi kuba cyane kuri social media.
social media ni nziza ariko jya kuri social media ugiye kutyaza ubwenge ariko ujya kuri social media ugiye kureba ko bafite ibibuno binini cyangwa se badafite ibibuno ugiye gushaka abagore b'inzobe n'abatari inzobe afite amabere n'abatayafite amamodoka yadutse ibintu nk'ibyo nta mumaro kujya gushaka y'ubujajwa ngo kanaka yabwiye ibi nibi ibihuha bidashinga ibyo se bimaze ikibyo nimba ibyo bintu ugiye kureba atari ibintu biri bugutara amatangazo wenda ushakayo kugira ngo agufashe mu buzima nta kintu bimaze uri muri ni muri cya time management twavuze igihe urimo urapfusha igihe ubusa bivuze rero social media icyo abazikoze icyo bazikoreye nicyo ugomba guha agaciro bazikoze kugira ngo bazibyazemo umusaruro kandi umusaruro ni muri wowe utagira ubwenge ahubwo nawe ngo uzibyaze umusaruro wigiramo ibintu bibasha kukugeza ahantu urimo urapfusa ikindi gikurikiyeho cya 8 uhangayikishwa na buri kimwe cyose hari abantu bari negative cyangwa se nta kintu kizabona ntibashima mu nzira akantu kose abonye ni ikibazo akatsi ni ikirozi ikibabi kiguye buriya ni ikirozi ibintu byose akabona ari ibintu bibi mu rugo ukoze ikintu nta kintu ushimaho umwana akoze ikintu ntumushima umugore ntumushima umugabo ntumushima abantu badashima abo rero nabyo nakamenyero kabi burya niba hari ikintu cya mbere muzabona nta muntu udakunda gushima uzi ko burya iyo ubushimye umuntu ari nk'ingufu umuhaye kugira ngo akore byiza kurushaho umugore nateka neza ukamushima ejo azateka neza kurushaho ariko n'umugabo avuze asiki ndatekera iki umukozi wawe nagutekera ukamushima azateka neza kurushaho ariko nuhora umugaye ibintu byose ubona ari bibi nta kintu bizamara niyo mpamvu rero byanze bikunze kubona ibintu mu ibara ry'umukara buri gihe ni indwara ikomeye kandi ibasha igikurikiyeho cya 9 kunywa itabi ni uburozi itabi ni uburozi hari sinzi niba amatabi y'uyu munsi akorwa bicyanditseho kera yaga mbona amatabi yakorwaga za mafilitri ama-SM n'ibiki harabaga handitseho ngo itegeko rya Minisiteri y'Ubuzima igo ariko ukabona umuntu aracyakoresha ibyo bintu ubwo rero bivuze ngo itabi ryangiza ubuzima kandi ibihaha byinshi kanseri yabyo ni itabi icyanyuma noneho ni kuba mu bantu bagutera stress kuba muri relationship mibanire itera stress niba uri kumwe n'umusore n'umucyamo kwa gutera stress ababyeyi bagutera stress umugabo cyangwa umugore gutera stress umwana gutera stress ni ngombwa ngo ugira ahantu ujye uhungira ibyo bintu ni ngombwa mu buzima kuko nakamero kabi ibintu byose bijyangiza stress byangiza n'ubuzima ibyo nibyo bintu 10 numva buri muntu wese abasha gutekereza yuko akamero kabyo byangiza ubuzima twize rwose cyane none se Dorothée ni umuntu ukeneye gukomeza gukurikirana inyigisho zanyu cyangwa se umuntu yababona hehe ni izihe social media mukoresha izi nyigisho zindi muzitambutsa hehe murakoze cyane ni ukuvuga ngo akenshi umuntu ushaka kumbona yambona kuri Balanced Life TV niho iyo channel yacu niko yitwa noneho aho niho inshyira ibyigisho mba nateguye ariko nkabishyira none no kuri Facebook ariko Facebook nkoresha ni yanjye uwimpuwe Dorothée uwo muntu wese wabona uwimpuwe Dorothée yagenda kanshaka kambona cyangwa se na message ariko nyuze aho ngaho uwimpuwe Dorothée nuko nguko nitwa naho ngaho ushobora kumbona izi social media nago mbere nayo nkoresha za LinkedIn na Twitter ariko kuko maze igihe ntabikoresha ariko ndifuza kongera kubibyutsa nabyo kuko hariho abantu babasha kunkurikira nabo bakabimenya kandi bifite umumaro ariko muri iyi minsi ubu ngubu ndimo ndakoresha YouTube channel Balanced Life TV ndetse na Facebook na Messenger niho umuntu yashobora kumbona neza byoroshye ubwo nuvangwa na nimero ya telefone wayishaka yayibona kuri Facebook niho ibiri mu buryo bworoshye Dorothée turabashimiye cyane kuba mwemeye ko tuganira namwe muri abantu b'umumaro cyane kuko muri mwe mufitemo impano nyinshi zimwe twagiye tuzibona ndetse mufite inama nyinshi mushobora kugira abantu mu byiciro bigiye bitandukanye turabashimire kuba mwaganiriye na Yesuko TV kandi tubwira abantu ngo mukore subscribe kugira ngo n'abandi batumirwa benshi tuzagenda tugeraho uzabashe gukurikirana ibiganiro byabo Dorothée turabashimiye rero reka musezera abantu twabanye murakoze natwe turabashimiye Yesuko TV
iki ni igikorwa cyiza mukoze kandi ngira ngo abantu benshi baduteze amatwi ikiganiro hari ikintu kibasha kubamarira. Ubwo rero kubwo gufatanya Yesu ko TV na Basi Life TV tubashije ibyiza byinshi. Karibu sana. Asante sana, murakoze, bye.